izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amasomo n'inyigisho byo kuwa gatanu w'icyumweru cya 22 mu byumweru bisanzwe by'umwaka wa liturujia B. Isomo rya mbere turasanga mu ibaruwa ya mbere Paulo Mutagatifu yandikiye Abanyakorini, umutwe wa 4 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 5. Ivanjiri yanditswe na Luka, umutwe wa 5 kuva ku murongo wa 33 kugeza ku wa 39. Isomo ryo mu ibaruwa ya mbere Paulo Mutagatifu yandikiye Abanyakorinti. Bavandimwe, buri wese rero natubonemo abagaragu ba Kristu n'abagabuzi b'amabanga y'Imana. Kandi icyo abagabuzi batezweho si ikindi atari ukuba indahemuka. Njyeweho sintewe inkeke nuko mwancira urubanza cyangwa ko narucirwa n'urukiko rw'abantu, ndetse nanjye ubwanjye sindwicira. Nyamara nubwo nta kibi niyumva mu mutima, ibyo si byo bingira umwere. Nyagasani wenyine niwe uncira urubanza. Namwe rero ntimugace imanza igihe kitaragera, mutegereze ko Nyagasani azaza agashyira ahabona ibihishwe mu mwijima, akanatangaza iby'umutima ubundikiye. Ubwo nibwo Imana izaha buri wese ishimwe rimukwiye. Ijambo ry'Imana. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Luka. Muri icyo gihe abafarisayi n'abigishamategeko babwiye Yezu bati abigishwa ba Yohani basiba kurya kenshi kandi bagasenga, n'ab'abafarisayi nabo nuko, naho abawe baririra bakinywera. Ariko Yezu arabasubiza ati mushobora mute kwiriza ubusa abakwe kandi umukwe akiri kumwe nabo? Ariko hari igihe umukwe azabavanwamo, ubwo rero muri iyo minsi bazasiba kurya. Yungamo abacira uyu mugani ati ntawe utabura ikiremo ku gishura gishya ngo gitere ku gishura gishaje. Agenje atyo yaba yangije igishura gishya, kandi icyo kiremo kivuyeho nticyaba gikwiranye n'icyo gishura gishaje. Nta n'ushyira divayi nshya mu masaho ashaje, kuko divayi nshya yasandaza amasaho divayi ikameneka, kandi amasaho akaba apfuye ubusa. Ahubwo igikwiye ni ugushyira divayi nshya mu masaho mashya. Kandi ntawanyoye divayi ikuze wifuza kunywa ikiri nshya, kuko abavuga ati divayi imaze iminsi niyo nziza. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Amasomo yo kuri uyu wa gatanu w'icyumweru cya 22 aratubwira ibijyanye no guca imanza. Aratubuza rwose gucira abandi urubanza. Iyo ucira abandi urubanza, umara umwanya munini ku bandi, bityo ntubone umwanya wo gutunganya ibyawe. Ukajya ureba ibyo abandi bitagenda, wirengagije ko hari ibyawe nawe bitagenda uba ugomba gutunganya. Iyo ucira abandi urubanza, hazamo kwibeshya, kuko utaba ufite ibyangombwa byose bikwiye ngo uce urubanza rutabera. Paulo Mutagatifu yabwiraga Abanyakorinti ati ibyo guca urubanza mu biharira Imana, yireba ibyihishe cyangwa ibiri mu mwijima, iyo niyo yonyine ishobora guca urubanza rutabera.
iyo uca urubanza kandi uba umeze nk'aho ari wowe wigize akarorero cyangwa wigize referanse. Pawulo nanone yabwiraga abanyakorinti ati nubwo ntacyo nishinja ariko nanjye nzi ko ntari umwere. Bityo rero iyo ucira abandi urubanza wigize akarorero uba wumva yuko wowe uri umwere abandi ari bo bari mu makosa. Ahangaha rero Pawulo aratwereka ko nta muntu uba ari umwere, bityo buri wese aba agomba guharanira gutunganya ibye. Iyo ucira abandi urubanza kandi akenshi ubona ibitagenda gusa bigasibanganya n'ibyaba bigenda. Twumvise mu ivanjiri abafarizayi babwira Yezu yuko abigishwa ba Yohani n'ab'abafarizayi bo basiba kurya kandi bagasenga ibintu byiza, ariko aba Yezu bo nta kintu cyiza bakora, bo ntacyo bakora. Aha Yezu aboneraho abasobanurira ko impamvu ari uko badashobora gusiba bari kumwe n'umukwe. Uko babonaga iki gikorwa siko Yezu we yakibonaga. Bo bakibonaga nk'igikorwa kibi, ariko Yezu abasobanurira ababwira ko buri kintu kigira umwanya wacyo, yuko igihe bari kumwe n'umukwe bagomba kwishima, ariko hakazaba n'icyo gihe cyo gusiba. Ikintu rero kigira umwanya wacyo. Gucira abandi urubanza biragaragara ko kenshi cyane hazamo kwibeshya ku wundi, kubera yuko umuntu aba adafite ibyangombwa byose byatuma acira undi urubanza. Bityo rero tujye twumva ko natwe tutari shyashya, ahubwo duharanire gutunganya ibyacu aho kugira ngo twibande ku by'abandi bitagenda neza kandi tuba tutazi n'impamvu yabyo. Tujye twibuka kandi ko burya iyo dutunze urutoki mugenzi wacu hari izindi eshatu burya natwe ziba zitwerekeyeho. Mugire umunsi mwiza. Na Padiri Janvier naho ubutaha.